Habemos papam! Habemos papam! Inshuti bakunzi b'umurongo w'inyogezabutumwa wacu Shalom, mugire amahoro. Padiri Dominique uri hano i Vatikani ku mbuga ya Mutagatifu Petero Intumwa. Nk'uko twabibamenyesheje kandi twabibijeje, dukomeje kubera hano kuri butaka butagatifu, dutegereje mu by'ukuri umwotsi w'umweru cyangwa se w'umukara. Bibaye ku munsi wa kabiri. Twagerageje kuhababera rero mu gitondo tugeze ku munsi wa kane, ariko wa kabiri w'amatora, dore ko amatora yatangiye rwose ku munsi wa gatatu. Mu gutangira rero uyu munsi nibwo twaberetse hasohotse umukara. N'uyu munsi saa sita zibura itanu umwotsi w'umukara. Ubu noneho tukaba dutegereje umwotsi wa gatatu. Muri ayo masaha abakaridinari bakaba bakinnyi biyafashe amatora arakomeje, ariko uyu munsi najya mubwira ngo ntabwo tuzi neza ikiri buvemo. Mukomeze mwebwe musenge nk'abemera nk'abakristu, mukomeze musenge nk'abemera. Hanyuma hano murabona ko hari imbaga y'abantu benshi cyane, amabendera hejuru bitewe n'ibihugu bitandukanye. Bose bameze nk'abagabo mu Galileya nk'uko twababwiye. Nta muntu ureba ku rukweto rwe ku buryo inkweto ushobora kuzihambura imishumi, ahubwo abantu bose usanga bareba hejuru, bareba iriya shapeli itumbagiye. Hanyuma hakaba n'indi nk'uko naraye mbibabwiye, hakaba hari n'inuma yakomeje nayo kuhaguma hariya ku gasongero neza ka shapeli 16. Ya numa nababwiraga mu by'ukuri ni ebyiri, noneho zije ari ebyiri zarahagumye rwose. Amatora ni ebyiri zaje amatora yatangira, zakomeje kugenderera hariya hantu, zarahagendereye neza abantu bakazibonamo n'ubuhanuzi, abandi bakazisobanura mu buryo butandukanye. Urabona rero hano nababwiraga ko mu icumbi rya papa umurimo umwotsi uraje.
Habemus Papam! Habemus Papam! Habemus Papam! Habemus Papam! Neza, 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 neza. Inzogera. Habemus Papam! Habemus Papam! Habemus Papam! Habemus Papam! Che bello! Messo, scusate. Habemus Papam! Isengesho ryanyu rikoze umuti. Habemus Papam! Habemus Papam! Habemus Papam! Abbiamo il padre! Abantu ni benshi bose bakomeje rwose kureba, bakomeje kwitegereza umwotsi w'umweru ntashidikanywa Habemus Papam. Twakomeje kubabwira ngo Habemus Papam bivuga ngo twabonye papa, dufite papa. Mushatse buri muntu ahari yasingiza Imana kubera ko Imana yumvise isengesho ryanyu, isengesho mumaze iminsi tubabwira ngo nyaboneka nimusenge, twe tukababwira ngo tuzava hano ariko tubonye papa. Ubu dushatse noneho twafata ingo byacu tukigendera tukisubirira mu rugo. Nyagasani yumvise ugushaka kwacu. Yo, abantu barishimye cyane, abantu bararuhutse, ariko ni amatora nanone yihuse. Ni ukuvuga ngo uyu mwotsi rwose uje ari ku nshuro ya gatatu, dore ko ejo nimugoroba twashoboye kuva hano saa 3 z'ijoro, ku wa gatatu twavuye saa 3 z'ijoro, ku wa kane nawo tukaba twahavuye, ubu ngubu tukaba tugiye gutaha ariko saa 6 n'igice z'amanywa amajwi akaba byari byanze. None ku nshuro ya gatatu tukaba tugiye kubereka uwabaye papa, akaba yegukanye amajwi yose. Abantu bose amadarapo hejuru barasingiza Imana, barashima Imana, barasingiza Imana ya Ibrahim, Izaki na Yakobo, barasingiza Imana ya Israel, barasingiza Imana Yezu Kristo umukiza wacu. Petero mutagatifu yongeye rwose kuvunya bwe kuduha umusimbura. Ngayo ngukorera ngayo nguko rero nguwo rwose umwotsi w'umweru ukomeje kuba mwinshi cyane. Abantu barishimye, abantu barakomeye, bajya imbere n'ibyishimo byinshi. Mbese hano ntabwo wabyumva, hose byahindutse ibindi. Abantu bari kubyina, abantu bihindutse ubukwe. Mbese utekereje cyagiye uburyo abantu bari bababaye baherekeza Papa Francisco, muribuka bwari kuwa gatandatu, none dore ibyishimo. Amen.
akimara kuboneka rero ndagira mbabwize ukuri ko abashinzwe imyiteguro no guserukira leta ya Vatikani imyiteguro yatangiye bitegura umuyobozi mukuru watowe na Karasisi. Turagira ngo ibi ngibi byo turaza kubigarura muri video iza kuza kugaruka yonyine. Muhumure hano kugira ngo tubereke gato kugira ngo tubatera amatsiko y'ibiza gukurikiraho nyuma.